Mapanzi. Karani. Kitaba. So, iko hano hasi ko murasa ntabwo se kugira ngo muri ikigo ikibazo mwese ndabantu hejuru bajugunya ibintu hasi ariko ndacuruza inzoga y'amacupa nabo hejuru none se ubona hasa nabi ese gahunda y'ubu y'akazi bizitira aho uri kuganira ku kazi bizitira nisubire ko icyumweru kirashize nyine konjera arangiye ngiye kuzamuka okay hasi yabigenda nabi nanjye muri iyi minsi yacagamo ariko mperutse guhamagara ku kibuga cy'indege ya wa muzigo warahageze nanjye rero nenda kuzajya muri iyi minsi sawa nizere ko bizagenda neza akazi bizibye bitwara neza batazaguhagarika kandi urabona ko muri iyi minsi ibintu biri kugenda byurira hari ahantu tuzakuramo amafaranga byatari Okay. Hindi, bimeze bite? ni sawa Nshaka ipasi yewe, mundigendere nakererewe. ngini Ipasi nyine. Hindi. Karame. Yimeze yewe nakererewe yo. Yimereze ari ipasi. ariko cyundigo uri muzima uri umusazi ese ntabwo tubana muri iyi nzu igihe ipasi yapfiriye urabiyobewe icyakora manani njya ndagira ibyo nzuka umva barirenda Ngaho rero basi mbabarira nakererewe ugenda uyiniriye kwa mapanzi. Mungirira vuba ugenda uyiniriye kwa mapanzi nakererewe kandi mfite ahantu nenda kujya hiyubashye we ntabwo nagenda ntateye ipasi. sawa rero turagenda mu kanya Ntabwo njyana nawe igenda unzanira ipasi. hahiye ko Genda nyitebuke. ariko uzajya wirirwa unduma utanambemba ubura ukundumagiriza iki Genda wamutebuke ibyo ngibyo ubire. ni amahoro se ni amahoro cyundigo narandumye ngo mundize pasi pasi reka nze mbwira uriya muhungu rero ari kurebera ariko bata ibintu byose byari mu rugo byadushizeho ibintu byose ndakubaza byagiye ngo warabitije se utiza nibagarure urumva ibyaye byo genda umubwire yuko nta pasi ihari cyangwa basi genda umubwire azaterere hano sibyo aho genda umubwire basi azaterera hano iyo myenda yiwe nta icyo kujyana mujyana ibikoresho bigaruka waho Ubwo si ipasi uzaniriye kandi wasanga utageze. nduduke nawe mapanzi yawe ngo ujye guterera iwawe Genda unzanire imyenda. Genda unzanire imyenda njya guterera niba rukakubwiye. Bari abantu nabo babatije gutiza umuntu ipasi se ni ikibazo. hahiye ko Ugize ngo ese fusu wari uzi ko banza ugire hariya papa bebe yavuze ko tuza gukora hano hasi shaka ko hari umwanda nirengagije batabigira birebire ariko hari umwanda turahuye n'arahemuka urumva ese ubundi umwe w'aha ngaha wagiye hehe ese kuko tuje kwa korodina kandi ukaba ntabahari wawutije kwa korodina ntabahari ibaze ubu se turahakoresha iki reka rero nsigare ngira hano nkorobwa hano wowe ugenda utira umwe kwa cundibuno agarutse agasanga hasa gutya yanyica ututira umwe kwa cundibuno iminota ingahe sawa reka niho sawa umusore amusanga we w'inzobere Niriwe cundibuno twiriwe nyine yo tutirirwa se hano n'umusanze hari ikizo. ego mama se cundibuno ko numuri kuvuga nabi Vuga ibikugenza ibiti n'ibikureba. oho mama bebe yaratubwiye ngo dutize umweyo da Ariko nyoko kuja agira ubwenge cyangwa natekereza. Ejo ntabwo naje kubatira ipasi mukamwe ngo ninze nyiterera iwanyu. Genda umubwire nawe aza kuburire hano. hahiye ko aha cyangwa nkoreye kwa cundibuno muri tujye kukuburira hari tujye kuburira gutira ipasi muramubwira ngo aterere hano ntabwo njye kukuburira
ari kuriya mukobwa we ubwo agendeye kuri wa mugani ngo akebo kajya aha njye ndumiwe yarankubise hahiye koko